pili sura 2 tunasoma wa 19. Nasoma shairi ya 19. Nasoma mzina Yesu Kristo. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Wakorinto wa mbere wa kwanza 18 sura 8 umurongo wa 13. shairi ya 13. Wakorinto wa kwanza umurongo wa 2 na 3. tutasoma shairi ya 2 na ya 3. Umuntu nibwira yuko hari icyo azi, ntaba yari yakemera icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Ariko ukunda Imana niwe umenya nayo. Amen. Ule data bizi ayamusengera. Ndugu bizi ataongoza ombi. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana iri hejuru ya byose. Waruzi aya masaha turi mu kino cyumba cyitirirwa izina ryawe. Uri Imana ikomeye kandi uri Imana imana byose. Senyeri, mbere ya byose maje nagusaba yuko wandebera munsi y'amaraso yawe yavikaraga kugira ngo nshobore gutambira ubwoko bwawe. Numara kundeba munsi y'amaraso yawe yavikaraga, wemere Senyeri wumve ijwi ryacu. Dore Senyeri mbaretse ubwoko bwawe, amagambo yawe aje gusomerwa imbere yacu. Senyeri ndakwinginze wewe uzi kugabura, wewe umenya ibikwiriye. Ndakwinginze abakuru n'abatoya, abashyitsi ndetse wewe uzi kugabura, emera buri wese umugenere kandi umugaburire kuko akwifuza. Aya magambo Senyeri atume dutera intambwe. Aya magambo Senyeri atume duhinduka. Aya magambo Senyeri atugirira ubuzima bwiza. Emera aya magambo Senyeri mu gico arabavugwa, twumve yuko ari umwuka wera uri kutubwira. Twumve yuko ari Imana yimanukiye. Tutegurire umuntu Senyeri, ahubwo twumve yuko ari Imana mu mugaragu wawe. Dusabiye umugaragu wawe imbaraga, tumusabiye amavuta menshi. Kandi ubwo yoherezaga asa, kandi ubwo yoherezaga yagaruka, ugahereza n'abahanuzi n'abakozi bawe, tumusabiye amavuta menshi. Ijuru ni wowe Senyeri. Emera Senyeri ingabo z'ijuru zimanure ku bwawe. Kandi Senyeri tutari kuhagaburirwa amagambo yawe. Ndakwinginze Senyeri reba ubwoko bwawe. Abafite intege bambika imbaraga. Abarwayi emera Senyeri bakize. Tugiye gusangira n'abarwayi urwambara baza ibibazo byabo n'abafite uburwayi. Emera byose ubikemure tutari turura ku meza yawe. Twese tuje ku meza yawe tunezerewe. Tuje ku meza yawe dufite umugambi umwe wo kurya amagambo yawe. Emera Senyeri uze ubikore kandi ubikore nk'uko usanzwe ubikora. Buri wese ugenderere kandi amagambo yawe atubere umugisha Senyeri. Nituvana dufite intsinzi, nituvana hano dufite imbaraga, dufite no guhinduka. Emera amagambo yawe yiganze muri twebwe kandi uze tugendere tukubone mu mugaragu wawe. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye gusuhuza abateranye tubabwira ngo Maranatha. Imana ni nziza cyane, Mungu ni mwema sana. kandi Imana iradukunda, Mungu anatupenda. kandi Imana iturindira aho tudashoboye Mungu kurinda. anatuchunga mahali hatuwezi. Kubw'imbabazi zayo Kwa fadhili turahanutse, zake tumeamka, tubyutse turi bazima. tumeamka tukiwa hai Kubw'urukundo rw'Imana kwa ajili ya upendo wake. twahagurutse biremera. Tumesimama inakubali. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu. twarambuye amaboko birakunda. Imana Imana yabidukoreye, ihabwa icyubahiro uhereye none kugeza iteka ryose. Ni Imana nzima, ni Imana itaryama, ni Imana idahunikira, ni Imana idasinzira, itwitayeho ijoro n'amanywa. Yaraturinze mu minsi yose yasize, kugeza no kuri uyu munsi. Ndi kubw'imbabazi z'Imana, ntacyo twatanze, nta n'icyo twakoze, ahubwo icyo Yesu yatanze, icyo Yesu yakoze, icyo gitumye tuboneka turi bazima. Izina rye rihabwa
uzima wa jina la Yesu Kristo. twari turi kumwe namwe Jana tulikuwa pamoja hapa ninyi tukisema kusema hari hivi igituma twishima, sababu tunafurahi nta kindi gituma twishima nuko twanesherejwe, sababu tulishindiwa twaraho gupfa ariko umwami yapfuye mu kigo cyacu. Abisirayeli baguze inyanja itukura, Wanaisraeli walipovuka aho bari bageze bibakomereye, mahali walikuwa wakichoshwa, barebye inyuma walipotazama nyuma yao babona Farawo n'ingabo ze n'amagare byose Uwiteka yayirashe mu nyanja. Nta kindi bakoze, icyo bakoze bashimiye Uwiteka, barishimye, baranezerwa, bararirimba, batambira Imana indirimbo zishimwe. Natwe hari aho umwami yatwambukije, hari ibyari bigiye kuduhitana muri uyu mwaka byari byinshi, ariko kugeza kuri iyi tariki ya 28 ugihumeka ukiri muzima, uri gusozera umwaka, ntacyo watanze, nta n'icyo wakoze, nanjye ntacyo natanze, nta n'icyo nakoze, ahubwo ibyo Yesu yakoze nibyo bitumye nawe turama. Iyo Mana ntihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu Miriyamu yafashe ingoma, araririmba, arahimbaza, abafurere barabyina, babyinira Uwiteka kuko abahaye intsinzi. Natwe uyu munsi Uwiteka yaduhaye intsinzi. Kubona wavuye mu kirangiti ukabona uramutse uri muzima, abapfuye ni benshi, abahuye n'ibibazo ni benshi, abahuye n'impanuka ni benshi, ariko itorero ry'Imana rirarinzwe. Iyo Mana yaturinze ntihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Turagarutse, tunarudi kugira ngo tugere ducumbure, tuongeze kuendelesha tugereke ibuye kurinda chiti ya nk'uko twababwiye. maana tuliwaambia N'ikindi gihe nta gisha dufite, kuna heri tunayo kuko umubwiriza sababu mhubiri ari kutubwira ati anatuambia ibiriho yenye kuwa nibyo byahozeho, ilikuwa tangu byahozeho nibyo biriho, ibyakoze nibyo bizongera gukora. Nta kindi kizaduka, byose byari biriho mbere yacu, mbele yetu nta bisha dufite. hakuna mapya tunayo. Dusomye amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye, Katika barua ya Paulo alimwandikia ni Timotheo amagambo meza cyane, sana, nayasomye niliyasoma nikayapenda. nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahagaze, Msingi wa Mungu rwanditsweho ikimenyetso ngo alama Uwiteka azabe, anawachua kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Turaganira ijambo rigira riti Uwiteka azabe. anajua walio wake. Imana ntabwo yayoberwa abayo. Waweze kusahau Uwiteka azabe, mbese abo Uwiteka ni bande? Ni abana b'Uwiteka. Uwiteka aratuzi, Uwiteka arakuzi, Uwiteka aranzi, Uwiteka azabe. Mbese none ko Uwiteka azabe, Mungu anajua walio wake. wewe ni iki wakora? Wewe ni kitu gani utafanya? Ntabwo umuntu yakumenya Utaweze wowe kujua utamuzi, bila kumjua usabye wewe. nawe ngo umumenye. Ili umjue na wewe. Uwiteka tumumenyera, tumumenyera mu mirimo akora, tumumenyera mu byo adukorera, Kwa matendo tumumenyera kujua ubucunguzi yaducunguye, tumumenyera iyo turwaye akadukiza, tumumenya iyo duhuye n'ingorane akadutabara, tumumenya iyo duhuye n'ibibazo akatubera igisubizo. kuachibu. Urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Mu Bakorinto Ndani ya kitabu cha Wakorinto 18 sura 8 sheria ya 9. umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, ntabwo yari yakagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya, ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Amen. Anayempenda Mungu ndiye Uwiteka azabe, Bwana Mungu ariko umuntu ukunda Imana cyane cyane niwe Uwiteka
ikamenya. Udakunda Imana Uwiteka ntabwo yakumenya. Udakunda Uwiteka nawe ntabwo yakumenya. Sinzi niba muri kumva aya magambo. Uwiteka azabe niryo jambo turi buganire. Ushobora kubura ukamenyekana kwa Biden ariko Uwiteka atakuzi n'imvabusa. Ushobora kumenyekana ibwami Uwiteka atakuzi ni zero. Ushobora kumenya n'umugabo wawe ariko Imana itakuzi, ibyo ni imvabusa. Ariko igikuru muri byose ni Uwiteka yatumenya. Uwiteka tuzi tubyutse, Uwiteka tuzi turyamye, Uwiteka tuzi tugiye mu kazi, Uwiteka tuzi tukavuyemo, Uwiteka atuzi dufite ibibazo, Uwiteka tuzi n'ibibazo byacu byabikemuye. Impande zose umwanzi araturiga, ariko Uwiteka kubera tuzi atubera amaso kuko yatumenye kera. Bibiliya yera iri kuvuga ngo abo yamenye kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatoranije, kandi abo yatoranije yabahaye ubwiza. Abana b'Imana bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Iyo ndirimbo hasi mwiririmbaga, umwana w'Imana yari akwiye kwambara ubwiza bw'Imana. Umwana w'Imana yari akwiye kuva mu bidatunganye kugira ngo Imana ikumenye. Va mu bidatunganye uhinduke kugira ngo Imana nibona wahindutse igushyire mu mubare w'abana bayo. Iyo umuntu atari yahinduka ntabwo Imana yamushyira mu mubare w'abana bayo, ahubwo abantu Imana ishyira mu mubare w'abana bayo ni abantu bahindutse mu ntekerezo zabo, mu mirimo yabo, mu bikorwa byabo, bakabivamo bagahindukirira Uwiteka. Niyo mpamvu Petero avuga ati nimwihane muhindukirire umuntu wese ababarirwe, kugira ngo iminsi yo guhemurwa kwayo ibone ukiza biturutse ku Mwami Imana. Abazahemurwa ni bande? Ni abana b'Imana ariko bahindukiriye, bakoze demituru. Iyo bari kuja bakahava, ahubwo bagahindukirira ijambo ry'Imana. Mbese namwe mwemerewe guhindukirira Imana? Ibyo mwari murimo mukabireka muri uyu mwaka tukabaranwa n'abana b'Imana, maze natwe Uwiteka akatumenya. Uwiteka azabe, nta wundi muntu wakumenya. Niyo wakumenyekanisha hariho hose, ariko Imana itakuzi bizaba ari imfabusa. Byari bisabye ngo bateranye kuri aya masaha muri iki gitondo umenye ko Imana ikuzi. Uzagera ahantu uzabona batakwitayeho, ariko uzababwira uti nawe mutanyitaho, ariko ndi umuntu wameneye amaraso, aranzi, azi imibereho yanje, azanyitaho. Mvuye n'ibibazo azabyirengera, nimbura n'ibibazo azabera igisubizo. Mbese umuntu yakumarira iki? Umuntu ntacyo yakumarira, ahubwo ufite icyo yakumarira. Imana ishobora byose, Imana iri mu ijuru, Imana ivuga bikaba, yategeka bigashoboka. Iyo niyo Mana ishobora byose, niyo ituzi kandi yatumenye tutaraba, tukiri urusoro mu nda z'ababyeyi bacu. Imana yari izi ko tuzatura muri Amerika. Imana yari izi ko kuri aya masaha tuzaba turi kuyambaza. Imana yari izi ko kuri aya masaha turaba turi kumva ijambo ryayo. Uwiteka azabe. Umuntu nawe yakuzoberwa, ariko Imana yo irakuzi, kandi ari Imana yamenye. Bibiliya iri kutubwira ngo nta muntu uzabavunura mu maboko y'Iyamuhamagaye. Mu maboko yaguhamagaye nibwo wibereye, nibwo nibereye, kuko Uwiteka yarakumenye, agufumbatije mu biganza bye, atakurekuye ntawe wamufata. Iyo agashaka gukomeza nawe umwanzi yatera ntabwo yabona kwinjirira, kugufasha akaboko. Ni umugabo ukomeye, ni umugabo ufite imbaraga, yakumenye kera isi itararemwa. Uyu mwangiza wayo nihabwa icubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Badusomere Yohana ibice 10 umurongo wa 27. Tukuganira ngo Uwiteka azabe. Bwana Mungu anawajua walio wake.
Yohana igice 10 Yohana sura 10 ku murongo wa 27 ndi aturebere n'undi Yohana birakurikirana igice 10 na n'undi ku murongo wa 14 ndi aturebere ibyo bice 10 ku murongo wa 11 ahandi turaza kwasoma bwanyu ariko twagize ngo tubabwire ngo Uwiteka azabe bari muzi ko Uwiteka tuzi Uwiteka tuzi tutarabaho atuzi twabonetse ku isi atuzi turi muri Amerika atuzi turi muri Afurika atuzi tutaraba insoro mu nda z'ababyeyi bacu iyo Mana ntihabwa icubahiro yatumenye tutarabaho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Amen. Nanjye ndazizi. Yego. Kandi zirakurikira. Amen. Ziha ubugingo buhoraho. Amen. Intama z'Uwiteka nazo ubwazo zizi ko ari Uwiteka zizi ko ari ufite ubugingo iyo zihamagaye ziramukurikira kandi azibikiye ubugingo buhoraho. Iyo Mana tuzi yatumenye tutarabaho yatubikiye n'ubugingo buhoraho. Indutanezerwa n'ufite ubugingo buhoraho. Iyo Mana yatumenye yatubikiye ubugingo buhoraho. Umuntu ashobora kukumenya ataguha n'ibirayi by'umunsi umwe. Umuntu ashobora kukumenya ataguhereza n'amazi mu gikopo. Ariko Imana yo yatumenye tutarabaho itubikira ubugingo buhoraho tutarabaho iduha ijuru tutararikoreye duha ubugingo ntacyo twatanze. Iyo Mana ntihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Intama z'Uwiteka zije ijwi ry'Uwiteka. Subira muri ayo magambo. Amen. Amen. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Intama z'Uwiteka zumva ijwi ry'Uwiteka. Uwiteka zabe nabo baramuzi. Intama z'Uwiteka zumva ijwi ry'Uwiteka. Nanjye ndazizi. Kandi Uwiteka nawe aratuzi nahabwa icubahiro. Uwo watumenye nashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi zirakurikira. Kandi niyahamagaye izo ntama ntabwo ziyoba zikurikira umwungeri wazo. Umwungeri wacu ni Yesu Kristo. Dawudi aravuga ati Uwiteka niwe mwungeri wanje ntabwo nzakena. Amen. Ziha ubugingo buhoraho. Ziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. ntabwo intama z'Uwiteka izo yamenye kera ntabwo zizarimbuka uhereye none kugeza igihe cyose. Iyo Mana yatubikiye ubugingo buhoraho yaturinze kurimbuka. Umufashe tuyihimbaze. Abantu bose bazarimbuka ariko intama z'Uwiteka zibikiwe ubugingo buhoraho. Iyo Mana yatubikiye ubugingo ntihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka azabe kandi Uwiteka yamenye yababikiye ubugingo buhoraho. Iyo Mana ntihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 14 Nije mwungeri mwiza. Uwiteka ni umwungeri mwiza arakarama izina rye ntihabwa icubahiro. Kandi menya izanjye. Uwiteka tuzi azi ko turi intama ze azi ko turi intama zo mu kuboko kwe Izanjye zikamenya ame. kandi natwe turamuzi. Uwiteka aratuzi kandi natwe turamuzi. Byaba bibabaje ku Uwiteka kundi wewe utaramumenya. Ni bande bazi Uwiteka nanjye naramumenye. Izina rye nirihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 11 Icyo gitabo. yego. Nije mwungeri mwiza. Uwiteka ni umwungeri mwiza Umwungeri mwiza apfira intama. kandi umwungeri mwiza nyakuri ntabwo yica intama. Umwungeri mwiza apfira intama ze.
ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi intama atarize ibyo abonye bikazifata, yaba gisegarije asiga intama agahunga. Amen. Amen. Mchungaji mwema. Ukasubiremo. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Uwiteka niwe mwungeri mwiza. Bwana Mungu ndiye mchungaji mwema. Naho umuntu yabonye inyamaswa arahunga, anakimbia, yabonye ibibije arahunga, ariko Yesu Kristo azabe niwe mwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza yemera gupfa kubw'intama. Iyo mpamvu Dawudi wari uyobowe n'umwuka w'Imana, intare yaraje arayishwanyaguza ayaka umwana w'intama, iduburije Dawudi ahagarara kigabo maze naryo aryaka umwana w'intama. Iyo mpamvu yageze imbere ya wa mudayimoni wari wabujije bene se amahoro. Umudayimoni yababujije amahoro, atukana Imana ya Isirayeli, atutse Imana ya Isirayeli. Dawudi arabyumva, arababaza ati uwo mugabo ninde uruguhangara agatuka Imana ya Isirayeli? Uwo mugabo ni umugabo uteye ubwoba. Dawudi uce make, uce make kubera uriya mugabo ntabwo umuzi. Niyo amuze turubara. Umugabo uri gutuka Imana ya Isirayeli niwe uri kubatera ubwoba. Uwo mugabo yitwa nde? Uwo mugabo ngo yitwa Goliyati. Goliyati asumba intare, asumba indubusi. Kandi wabana we mtoto nguvuye mu rugo none uje kubumba intambara, kuvambia vita. Abwira bene se, akawaambia ndugu yake Aminadabu, Shama, kuki muri kumbwira? Sababu gani mnaniambia mbaya? Umuntu ahangara umufilisitiya udakeye muri abafere utazi Imana yacu ahangare koko atuka Imana ya Isirayeli. Babwije ukuri, uyu munsi ndamurahira mu izina rya Yesu Kristo. Yari afite ishaka, Alikuwa na wivu, yari afite ishaka. alikuwa na wivu. Igihe Wakati bamubwiye bati uyu yeye yule ntabwo wamushobora, hawezi kuweza. ariko igihe yageze ibwami, Alipofika Ikuruni, ageze ibwami alipofika Ikuruni, umwami aramubaza ati, Ikuruni wakamuuliza, Sawuli aramubaza, Sauli akamuuliza, mbese Dawudi Daudi, ko twumvise tulisikia kwamba amakuru yawe habari yako akadukora ku mutima, ibyo wavuze byaba ari byo? sema ni kweli. Uriya mugabo Yeye mwanaume, ni umugabo umenyereye intama, mwanaume anayezoea vita, yabujije igihugu amahoro, yabujije abantu amahoro, ntabwo uzamushobora. hautamuweza. Aramubwira ati uriya mugabo ntabwo arimo atandukana n'ubugari, Yeye si kama uriya ni muto. yeye ni mdogo. Yewe nemeye gupfa Bali kufariki. kuri intama mu kanwa k'idubu, nemeye gupfa kuri umwana w'intama mu kanwa k'intare. None umufilisitiya udakebwe uri kugereka no gutuka Imana yampaye imbaraga, yatutseho amavuta, none kuko nabyihanganira uriya namutsinda mu izina ry'Uwiteka. Wakamenyereye intambara Anazoea vita. ngo ndi kureba ngo nkuruya ikirere cy'umwuka, kareba ukuntu narwanye n'intare, kayaka umwana w'intama, kareba ukuntu narwanye n'indubu, karyaka umwana w'intama, ndi gusanga tungana. Tuko sawa kabisa. Rero turahangana. Sasa tutapambana. Dawudi yemeye gupfira intama, Akakubali kufia kondoo, avanamo umwana w'intama. akaondoa mwana kondoo. Umwungeri mwiza apfira intama, ariko umwungeri mubi yabonye yisagarije arahunga. Anakimbia. Mzee Jene nasoma muri ayo magambo. Jena ndio katika ile Aha, mambo. twa tumusoma. Mahali pale tulikuwa
tunasoma Yohana Yohana ibice 10 umurongo wa 11. 11. John nawe abadushakira abakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 13. Undi adushakira Efeso 6:10. Shairi ya 10. Turukuganira ngo Naongea eti Uwiteka azabe. Bwana Mungu anawajua walio Wicaye munsi y'igisenge cy'inzu wese wabatijwe mu izina rya Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo areka ingeso ze zose mbi amenye ko Uwiteka atuzi. anajua. Murongo wa 10. Shairi ya 11. Nije mungeri mwiza. Uwiteka niwe mungeri mwiza. Ndiye mchungaji. Ayo ni amagambo y'umwami wacu. Tena mfano. Nije mungeri mwiza. Mchungaji mzuri. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Umwungeri mwiza, umwungeri nyakuri Mahaji. ntabwo yemera ko intama zipfa. Ndozi fariki. Uwo niwe watume, uwo niwe wamenye, niwe wamenye bene data, niwe wamenye abaririmbyi, niwe wamenye bashiki bacu, niwe wamenye abasore bacu. Uwo ni umwungeri mwiza. Komeza. Ariko uragirira ibihembo. Ariko umwungeri uragirira ibihembo ntabwo yakwemera gupfira intama ze yicarire mutera. Nundije mwungeri mwiza, uwo ni Yesu Kristo. Kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Yesu yagiye ku musaraba kubera intama ze. Yesu yemeye gupfa kubera bene data. Yesu yemeye gupfa kubera bashiki banje. Uwo mwami wadupfiriye twebwe tugakira, izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Iby'umuporoso ntawe yabyemera, iby'umudipite ntawe yabyemera, iby'umungirikani ntabwo yabyemera, iby'umumedese ntabwo yabyemera. Ko Imana ariyo yapfuye ntabwo yabyemera, ariko Imana yapfuye mu kigo cyacu kuko hari ifite ububasha n'ubushobozi bwo kongera kuzuka. Umwungeri mwiza yemera gupfira intama ze, ariko uragirira ibihembo we yabonye isegarije arahunga. Ariko umwungeri wacu ni Yesu Kristo, aragahora ku ngoma iteka ryose. Nanjye nzamukurikira, nawe wemeye kumukurikira nzamukurikira kugeza ku iherezo. Abakorinto ba mbere 16:13. Amen. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Dufite umwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Uwiteka aratuzi, igisigaye natwe tube maso. Niba ndemeye kuba maso nanjye ndabyemeye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Avanze. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Mube abagabo nyabagabo. Mwikomeze. Amen. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Amen. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye, kandi mube abagabo nyabagabo. Ibyo mukora byose mukomerere mu rukundo rwa kivandimwe. Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka azabe, Uwiteka aratuzi, izina rye rihabwa icyubahiro. Abefeso 6:10. Joni wahageze? Fika hapo. Mama izina rya Yesu Kristo. Usigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Amen. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urasubiramo. Tarudia ndani. Usigaye mukomerere mu mwami. Igisigaye kuri twe, Nachobaki kwetu. igisigaye kubera Nachobaki kwa watakatifu. mukomerere mu mwami. Bariki katika mfalme. Mbese murabyemeye? Nakubali basi. Nanjye ndabyemeye. Nami nakubali. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe Uwezo wake
komeza isigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Imana yacu ni Imana yo kwizerwa. Mungu wa kuaminiwa. Yaratumenye natwe twarahimye, turi intama ze, turi intama zo mu kuboko kwe, kandi twumva ijwi rye riduhamagaye. Ni umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko umwungeri uragirira ibihembo. Iyo abonye isega rishe arahunga, ariko umwungeri wacu ntabwo ahunga. Aturinda ijoro n'amanywa, aturinda iyo turyamye, aturinda iyo tubyutse, aturinda iyo tugiye, aturinda iyo tugarutse. Ibisigaye mube maso, mube abagabo nyabagabo, mukomerere mu byo mwizeye, ibyo mukora byose mubikore mu rukundo. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Iyo umuntu adafite imbaraga, Kama mtu hana nguvu, yisunga umunyembaraga. Iyo umuntu ari umunyantege, yisunga umunyambaraga. Nta muntu n'umwe ukomeye. Ukomeye n'ufite iparole. Udafite iparole wese aroroheje. Udafite iparole nta mwuka wera yamuza. Udafite iparole ntabwo yabona arevuye. Ijambo nani kubaganiriza n'ibindi. Uwiteka azaba, Uwiteka aratuzi kandi natwe turamuzi. Ni umwungeri mwiza upfira intama ze, ni umwungeri mwiza wemera agapfa ku bwawe no ku bwaje kugira ngo tubeho tuzahabwe n'ubugingo buhoraho. None aratubwiye ati mukomerere mu byo mwizeye, nanjye nzabarinda. Muba abagabo nyabagabo, mubihagararemo, ate kugira umuyaga uza ngo ubanyeganyeza. Nubanyeganyeza umenye ko mufite parole. Mubwire uwo muyaga muti uwo twizeye ni umwami ukomeye, kandi yatumenye tukiri inzoro mu nda z'abamama, yatumenye tutarabaho, yaduhamagaye mu mazina yacu, natwe turamwitaba. Uwo mwungeri ni mwiza kandi ni umwungeri uzi kuragira, araragira ntazimize. Yahamagaye turamwitaba, yavuze natwe twumva ijwi rye. Abazavuga bakumva ijwi rye azabahamagara no ku munsi wa Arabema. Tuzamusanganira mu bicu, tuzasanganira umwami wacu, kandi tuzabana nawe iteka ryose mu bwami bwo mu ijuru. Abumvise aya magambo Imana ibahe umugisha, aho muri bwa